Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 55 tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Dukomeje n'igice cya 19 mu gitabo cy'abacamanza. Turarangiza igitabo cyose cy'abacamanza kigizwe n'ibice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyabaye ku Mulewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite, nuko hariho Umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore w'i Betelehemu y'Ubuyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka akajya asambana, arahukana ajya kwa se i Betelehemu y'Ubuyuda. Amarayo amezi 4. Bukeye umugabo we arahaguruka aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwira ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishima, nuko sebukwe se w'uwo mukobwa aramusibya, amarana nawe iminsi 3, bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko umugabo arahaguruka ngo agende. Se w'uwo mukobwa abwira umukwe we ati, enda agatsima usegure umutima mubone kugenda. Nuko baricara baranywa barasangira. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati, ndakwinginze rara hano irindi joro unezerwe. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati, ndakwinginze tuza twirirwane tugeze ko bwira. Nuko barasangira. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'umukobwa aramubwira ati, dore burije, ndabinginze murare hano, ijoro riraguye. Rara hano unezerwe, maze mu gitondo kare uzatahe. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'i Yebusi, ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko, umugore we nawe bari kumwe. Bagera i Yebusi umunsi ukuze. Nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino dukebereze aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari uw'Abisirayeli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu we ati, ngwino twegere umudugudu umwe muri iyo, turare i Gibeya cyangwa i Rama. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho, bagera bugufi bw'i Gibeya y'Ababenyamini. Bakebereza aho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu, kuko ari nta wemeye kubacumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umugabo uvuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye i Gibeya, ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, turava i Betelehemu y'Ubuyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse njya i Betelehemu y'Ubuyuda. None ndajya mu nzu y'Uwiteka, kandi nta muntu wanyakiriye ngo anjyane iwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe, ntacyo dukenye. Uwo musaza aravuga ati, shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukenye byose aba ari njye bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo, boga ibirenge, maze bararya baranywa. Nuko bakinezerewe haza abanyamudugudu b'ibigoryi bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Umugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati, reka bene data ndabinginze mwe gukora ibyaha bisa bityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana butyo. Dore ngo uyu mukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abo ni bo nsohora, namwe mubonone mubagire uko mushaka,
ariko uyu mugabo mwe kumugirira iby'isoni nke bene ibyo. Ariko abo bagabo banga kumwumvira. Nuko umushyitsi afata umugore we aramubazanira, baramumenya, baramwonona bakesha ijoro, umuseke utambitse baramurekura. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza, aho shebuja yari acumbitse burinda bucya. Nuko shebuja abyuka mu gitondo akingura urugi rw'inzu, arasohoka ngo agende. Nuko asanga uwo mugore acuze umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Aramubwira ati, haguruka tugende. Ariko ntiyakoma, aherako aramuterura amushyira ku ndogobe ye. Nuko uwo mugabo aherako arataha. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma amucagagura ingingo zose mo ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isiraheli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati, ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi Abisiraheli baviriye muri Egiputa kugeza ubu. Nuko nimubitekereze, mubigire inama, mubivuge. Igice cya 20. Abisiraheli bitura Ababenyamini inabi bakoze. Maze Abisiraheli bose bava mu midugudu yabo barema iteraniro. Nuko iteraniro ryabo riteranira icyarimwe i Misipa imbere y'Uwiteka, bavuye mu gihugu cyose uhereye Dani ukageza i Berisheba, hamwe n'abo mu gihugu cy'i Galeyadi. Maze abatware b'abantu bose b'imiryango y'Abisiraheli yose biyerekanira mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana, abagabo 4,000 bigenza bitwaje inkota. Kandi Ababenyamini bari bumvise ko Abisiraheli bazamutse bagiye i Misipa. Nuko Abisiraheli barabaza bati, tubwire uko icyo cyaha cyakozwe. Umulewi, umugabo w'uwo mugore bishe, arabasubiza ati, nari ngeze i Gibeya y'Ababenyamini ncumbikayo ndi kumwe n'umugore wanjye. Maze nijoro ab'i Gibeya barantera bagota inzu narimo, bashakaga kunyica ubwanjye, kandi umugore wanjye baramwonona arapfa. Ndamuzana mucagaguramo ibice, mperako mbyohereza mu gihugu cyose cya gakondo y'Abisiraheli, kuko bakoze icyaha cy'ubusambanyi kandi kizira muri Isiraheli. Mwa Bisiraheli mwese nimwuzuze inama muvuga icyo muzakora. Abantu bose baherako bahagurukira icyarimwe baravuga bati, nta muntu n'umwe muri twe uzinjira mu ihema rye cyangwa uzataha mu rugo rwe, ahubwo tuzagirira ab'i Gibeya tuhatere uko ubufindo butweretse. Kandi tuzatoranya abagabo 10 mu bantu 100 tubakuye mu miryango yose y'Abisiraheli, kandi dutore 100 mu bantu 1,000 n'igihumbi mu bantu inzovu bo kwikorera amahamba y'ingabo, kugira ngo nibagera i Gibeya y'Ababenyamini babiture inabi y'ubufindo bakoze muri Isiraheli bwose. Nuko Abisiraheli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Maze imiryango y'Abisiraheli ituma abantu mu muryango w'Ababenyamini hose, barabaza bati, icyo cyaha cyabonetse muri mwe ni iki? Noneho nimuduhe abo bagabo b'ibigoryi bari i Gibeya tubice, dukure icyaha muri Isiraheli. Ariko Ababenyamini banga kumvira Abisiraheli bene wabo. Nuko Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo biteraniriza i Gibeya ngo bajye kurwana n'Abisiraheli. Maze uwo munsi babara Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo, abagabo bitwaje inkota, inzovu 2 n'ibihumbi 6, udashyizeho abaturage b'i Gibeya, abagabo 700 batoranijwe. Kandi muri abo bantu bose harimo abagabo batoranijwe 700 batwarira imoso. Umuntu wese muri bo yashoboraga kurekura umuhumetso, ntabe yahusha n'agasatsi atagahamije. Abisiraheli babazwe bari abagabo bitwaje inkota inzovu 4, Ababenyamini batabarimo. Abo bose bari ingabo. Nuko Abisiraheli barahaguruka bajya i Beteli bagisha Imana inama. Barabaza bati, ninde uzatubanziriza kurwana n'Ababenyamini? Uwiteka arabasubiza ati, Abayuda nibo bazabanzayo. Maze Abisiraheli bibatura mu gitondo bagandika hafi y'i Gibeya.
nuko Abisiraheli batera Ababenyamini birema ingamba i Gibeya ngo babarwanye. Maze uwo munsi Ababenyamini bava i Gibeya batikiza Abisiraheli, bahasiga imirambo inzovu 2 n'ibihumbi 2. Ariko abantu ba Isiraheli bisubiramo bongera kwirema ingamba aho bari baziremeye ubwa mbere. Abisiraheli barazamuka baririra imbere y'Uwiteka kugeza nimugoroba, babaza Uwiteka bati, twongere kurwana n'Ababenyamini bene wacu? Uwiteka arabasubiza ati, nimwongere mubatere. Maze ku munsi wa kabiri Abisiraheli bongera kwegera Ababenyamini, nuko uwo munsi Ababenyamini barabatera, bongera koreza abantu, bahasiga imirambo inzovu 1 n'ibihumbi 8. Abo bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko ingabo z'Abisiraheli zose n'abantu bose barazamuka bajya i Beteli, bicara imbere y'Uwiteka barira, biyiriza ubusa uwo munsi bageza nimugoroba. Kandi batambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze Abisiraheli bagisha Uwiteka inama. Kandi muri iyo minsi isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yari ihari, na Finehasi mwene Eleyazari mwene Aroni niwe wahagararaga imbere yayo. Maze Abisiraheli babaza Uwiteka baravuga bati, twongere kujya kurwana n'Ababenyamini bene wacu kandi cyangwa se turekeraho? Uwiteka aravuga ati, mubatere kuko ejo nzabagabiza mukabanesha. Nuko Abisiraheli bashyira abantu mu bico impande zose z'i Gibeya. Nuko ku munsi wa gatatu Abisiraheli batera Ababenyamini birema ingamba i Gibeya nk'ubwa mbere. Ababenyamini babonye Abisiraheli barabasanganira, barabashukashuka ngo bave mu mudugudu, batangira gutsinda abantu babica nk'ubwa mbere. Babicira mu mirima no mu nzira y'igihogere ijya i Beteli no mu nzira y'i Gibeya. Mu Bisiraheli hapfa abantu nka 30. Ababenyamini baravuga bati, turanesheje nk'ubwa mbere. Ababenyamini bicwa cyane. Ariko Abisiraheli baravuga bati, twiruke tubashukashuke bave mu mudugudu bajye mu nzira y'igihogere. Nuko Abisiraheli bose bava aho bari birema ingamba i Baritamari. Ariko Abisiraheli bari mu bico babyuka aho bari i Maregeba. Nuko haza abantu inzovu 1 batoranijwe mu Bisiraheli bose, batera i Gibeya baravungagurana cyane. Ariko Ababenyamini bari batazi ko ibyago bibari bugufi. Uwiteka atsinda Ababenyamini imbere y'Abisiraheli. Maze uwo munsi Abisiraheli boreza Ababenyamini inzovu 2 n'ibihumbi 5,100. Kandi abo bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko Ababenyamini bakeka ko Abisiraheli baneshejwe, kuko Abisiraheli bashukashukaga Ababenyamini basubira inyuma, kuko bari biringiye abo bari bashyize mu bico bugufi bw'i Gibeya. Nuko abaciye igico bahuta gusakiza i Gibeya, bajya imbere barimbuza umudugudu wose inkota. Abisiraheli bose bari basezeranye ikimenyetso n'abaciye igico yuko bazacana ikome, umwotsi ugatumbagira mu mudugudu nk'igico. Nuko Abisiraheli biyegura mu ntambara, maze Ababenyamini batangira kubakubita inkota. Bica mu Bisiraheli abantu nka 30, kuko bibwiraga ko babanesheje nko muri ya ntambara ya mbere. Ariko umwotsi utangiye gutumbagira mu mudugudu nk'igicu, Ababenyamini barakebuka, babona umudugudu wose ugurumana umwotsi utumbagira mu kirere. Nuko Abisiraheli barabahindukirana, Ababenyamini barumirwa kuko babonye ibyago bibagezeho. Nuko baha Abisiraheli ibitugu, baromboreza inzira yose ijya mu butayu. Ariko ingabo zibarya isataburenge, kandi zivuye mu mudugudu ziboreka hagati muri iyo nzira. Maze bagota Ababenyamini barabirukana, baribatira aho bashakaga kuruhukira, bagenza hateganye n'i Gibeya y'iburasirazuba. Hapfa Ababenyamini inzovu 1 n'ibihumbi 8. Abo bose bari abantu b'intwari. Muri ba bandi bahaye Abisiraheli ibitugu bagahungira mu nzira ijya mu butayu kugira ngo bagere ku gitare cya Rimoni, babicamo abantu 5,000 babasotsobera mu nzira y'ibihogere, bakomeza kubarya isataburenge, babageza i Gidomu. Bicirayo abandi 2,000.
nuko abapfuye uwo munsi bose bo mu Babenyamini bari abantu bitwaje inkota, inzovu ebyiri n'ibihumbi 5. Abo bose bari intwari. Mu bari bahungiye mu butayu abantu 600 bagera ku gitare cya Rimoni bamarayo amezi 4. Abisiraheli bahindurana mu Babenyamini bicisha inkota bo mu mudugudu wose n'amatungo, batsemba n'ibintu byabo, kandi imidugudu basangaga barayitwika yose. Igice cya 21. Abisiraheli babonera Ababenyamini abagore. Kandi Abisiraheli bari bararahiriye i Misipa bati, nta muntu n'umwe muri twe uzashyingira mu Benyamini umukobwa we. Nuko abantu bose basubira i Beteli, bicara imbere y'Imana bageza nimugoroba barira batera hejuru cyane. Barabaza bati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli, ni iki gituma tubura umuryango umwe mu Bisiraheli? Nuko bukeye bwaho bazinduka kare, bahubaka igicaniro, batamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Abisiraheli barabaza bati, mu miryango yose y'Abisiraheli utaje mu iteraniro ry'Uwiteka ninde? Kuko bari barahiye indahiro ikomeye ku muntu wese utazaza gusenga Uwiteka i Misipa, bati ni ukuri azicwa. Nuko Abisiraheli baricuza kubw'Ababenyamini bene wabo, baravuga bati, uyu munsi hariho umuryango uciwe mu Bisiraheli. Tubigenze dute ngo dushakire abacitse ku icumu abagore, kandi ko twarahiye imbere y'Uwiteka ko tutazabashyingira abakobwa bacu? Nuko barabaza bati, mu miryango y'Abisiraheli utazamutse gusenga Uwiteka i Misipa ni uwuhe? Babona ko nta muntu wavuye i Yabeshi y'i Galeyadi ngo aze mu ngando aho bateraniye, kuko ubwo abantu bari bamaze kubarwa nta wo mu baturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi wari uhari. Nuko iteraniro ritumayo abantu 1,000 n'ibihumbi 2 barusha abandi kuba intwari, barabategeka bati, nimugende mwicishe inkota abaturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi, mubicane n'abagore n'abagabo n'abana babo. Uko aba ariko muzabigenza rwose. Umugabo wese n'umugore wese waryamanye n'umugabo muzabarimbure. Nuko muri abo baturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi babonayo abakobwa b'inkumi 400 batararyamana n'abagabo, babazana mu ngando z'i Shilo mu gihugu cy'i Kanani. Nuko iteraniro ryose rituma ku Babenyamini bari ku gitare cya Rimoni babaha ihumure. Ubwo ngubwo Ababenyamini baragaruka, Abisiraheli babashyingira abo bakobwa bakijije mu bagore b'i Yabeshi y'i Galeyadi, ariko ntibabakwira. Nuko abantu baricuza kubw'Ababenyamini, kuko Uwiteka yari yaciye icyuho mu miryango y'Abisiraheli. Nuko abakuru b'iteraniro barabaza bati, tuzabigenza dute ngo dushakire Abisiraheli abasigaye ko abagore barimbutse mu Babenyamini? Baravuga bati, hakwiriye kubaho gakondo y'Ababenyamini bacitse ku icumu, kugira ngo hatagira umuryango uzimanganywa mu Bisiraheli. Ariko ntitubasha kubashyingira abakobwa bacu, kuko twarahiye tuti, havumwe uzashyingira Umubenyamini. Maze baravuga bati, uko umwaka utashye, hariho umunsi mukuru w'Uwiteka i Shilo iri ikasikazi y'i Beteli, mu ruhande rw'iburasirazuba rw'inzira iva i Beteli ikajya i Shekemu, ikusi y'i Lebona. Nuko bategeka Ababenyamini, barababwira bati, nimugende mwubikirire mu mizabibu. Nuko nimubona abakobwa b'i Shilo basohotse kujya kubyina mu birori byabo, muzahereko muve mu mizabibu, umuntu wese afate umukobwa mu b'i Shilo abe umugore we, muhereko musubire muri gakondo y'Ababenyamini. Nuko ba se cyangwa bene wabo nibaza kuturegera, tuzababwira tuti, mubaduhere ubuntu, kuko umuntu wese tutamuboneye umugore muri ya ntambara. Ubwo mutabahaye ntimuriho urubanza. Nuko Ababenyamini babigenza uko bohejwe, binyagira abageni mu babyinnyi nk'uko umubare wabo wari uri, barabajyana. Baragenda basubira muri gakondo yabo, bongera kubaka imidugudu bayibamo. Nuko Abisiraheli baherako bavayo, umuntu wese ajya mu muryango w'iwabo no mu nzu ye, bose bavayo basubira muri gakondo zabo.
ariko icyo gihe Abisiraheli nta mwami bari bafite kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Dushoje igitabo cy'abacamanza, tuzakomeza ejo n'igitabo cya Rusi. Uwiteka abagirire